ntabwo subconscious yacu yagize porogaramu imwe, ntabwo twagize amahame amwe y'ubuzima. Niyo mpamvu twese tutagendera ku murongo umwe, buri wese afite icyo ashaka mu buzima n'icyo akeneye. Ahubwo wenda icyangombwa nuko wareba ukavuga tuke aho njyewe numva nshaka kugera ndacyari inyuma yaho, ntabwo ndagera yaho aho nshaka kugera. Hari study cyangwa ubushakashatsi bwakozwe vuba aha ngaha barimo kwibaza niki gitugira abo turi, niki gituma nduko nguku ukungana gutya, niki gituma umeze uko nguko, niki gituma uhitamo gukora iki ukareka gukora iki ngiki. Wenda mbere yuko nkomeza reka mubaza akantu gatoya. Ese utekereza ko iyo uza gukurira ahantu hatandukanye naho wakuriye byari guhindura uri ubu ngubu? Ese iyo uza kuvukira ku babyeyi batandukanye n'abakureze, utekereza ko ushobora kuba umuntu uri ubu ngubu ko yari kuba atandukanye? Utekereza ko ibyo uhitamo gukora ukareka ibi ngibi hari ikintu byari gukoraho? Bitekerezeho, biratuma usobanukirwa impamvu y'iyi study. Kugira ngo ushobore gusubiza icyo gisubizo nuko ureba ugasubira inyuma ukareba ubuzima bwawe ufite ubu ngubu niba hari aho buhuriye n'ibyo ababyeyi bakwigishije. Icyo babonye ubwo wenda ngerageje gusobanura icyo iyo study yabonye nuko koko basanze ko imyaka kuva umwana avutse kugeza afite imyaka 7 niho yiga ireme ry'ubuzima. Umwana avuka nta kintu na kimwe azi, hanyuma ibindi reka dufate nk'urugero rw'ururimi. Ururimi nta mubyeyi wicara hasi ngo yigisha umwana ngo ujye usubiramo icyo mvuze cyose. Umwana niwe ikintu cyose bavuze, ikintu cyose abantu bari iruhande rwe bavuze, cyane cyane ababyeyi nicyo afata. Nufa ko brain y'umwana iba imeze nka eponge, niwe nubwo ababyeyi bagira uruhare mu kwigisha umwana, ariko ni igihe umwana wubwe ari we wiga ireme ry'ubuzima, kuko we brain ye icyo abantu bakoze, icyo umuntu avuze cyose bijya muri brain. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu akora bishaka, ariko niko umuntu arema. Impamvu ndimo kuvuga kuri iki kintu nuko nk'ababyeyi duhora twifuza ko abana bacu bazagira ubuzima bwiza. Ntabwo niba hari ibintu bibi twanyuzeho ntabwo tuba dushaka ko abana bacu bazabinyuramo, bakwifuza ko buri gihe bazagira nibakura bazagira ubuzima bwiza kurushaho. Niyo mpamvu ubwo ukurikije ubwo bushakashatsi mu myaka 7 ya mbere umuntu yakagombye nk'umubyeyi yakagombye kwitwararika uburyo yitwara, kuko niho umuntu atangira, niho umuntu yiga ireme ry'ubuzima. Kuko nta nubwo bisaba ko ibyo umubwira, nta nubwo bifata nk'ibyo areba. Umwana icyo akora nuko we areba ibyo ukora, akaba ari ibyo ajya akenshi akurikiza. Mfite umwana w'imyaka 4 yitwa Lisiyo, ariko ikintu nabonye nuko ibintu ibyo mubwira, ibyo afata n'ibyo we yirebeye, nta rwumba nabibonye ko abibonye. Nk'urugero, harimo nk'igihe akunda kumbwira ngo tujye gukinira hanze, ariko mfite ibintu ndimo gukora, nkazajya mubwira nti ihangane gatoya mu minota 5 ndangiza ibi ngibi. Akaza kugaruka ubwo ntategeze iminota 5, birumvikana mwana ntazi igihe, agaruka nyuma y'umunota umwe ati twagiye, nkamubwira nti ongera wihangane gatoya ngiye kurangiza. Hanyuma ikintu nabonye nuko hasha nk'iminsi 3 nanjye namubwira nti tujye koga, arimo nko gukinisha ibintu akambwira ati mama ihangane gatoya iminota 5.
ndaje akongera akikinira rwose nk'ahari ibintu bisanzwe kandi ubwo nanjye nyita ngira isoni kubera ko mba narabimubwiye nkahita mwana nanjye ibyo bintu njya mbimukora niyo mpamvu abigize niyo byanyetse ko umwana mutoya ibyo umubwiye kandi ubwo hari andi mahame mba namubwiye ukuntu bigomba kunyambwa ni ndi mama wawe niba nkubwiye ni tujye kurya cyangwa tujye koga ugomba kuza tukajya kubikora ariko we nawe ibyo mubwira ntabwo ari byo aha agaciro cyane ahubwo areba nanjye ibyo mukora akaba ari byo nawe azasubiramo ubwo niho atangira gufata ya mahame y'ubuzima niyo mpamvu nyitavuga nti ifo ko umuntu yitonda muri kino gihe umwana agifite brain cyangwa ari muri periode yo kwiga amahame y'ubuzima ahandi agifite brain yo imeze nka eponge yo kugira ngo ifate buri kintu cyose kandi byose akenshi abirebesha amaso ibyo ukora nibyo asubiramo uzabirebe niyo umwana yikubise hasi ikintu cya mbere ahita areba mama we iyo ugize ubwoba ararira ariko iyo akurebye akabona usanzwe ahita agira ngo ni ibintu bisanzwe nubwo ashobora kuba yababaye ariko ntago ahita abona ari ibintu bitari ariko iyo isi uhahamuka nawe ahita avuza induru kuko akahita abona ko ibintu bigoye urundi rugero wenda navuga rw'ukuntu kuko ubuzima bwacu akenshi buyoborwa n'ibintu twize n'ibintu twigiye ku babyeyi turimo gukura kurusha uko tubitekereza hari nk'abana wenda bakurira nko mu miryango harimo reka tuvuge wenda nk'umubyeyi we nka papa we ari anywa cyane cyangwa sinda cyangwa arwana ugasanga umwana icyo kintu yakuza cyanga abyanga ko papa we aza atera amahane cyangwa yasinze akaza atera amahane akubita abantu bose ariko ikintu gitangaje ugasanga nubwo yakuze abyanga nawe yaba umuntu mukuru bikamubaho ugasanga ubuzima bwe bwarabishye kubera ko yabaye nka papa we kandi atarabikundaga ariko nuko akenshi bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo azahindure ya mahame bamushyizemo imyaka n'imyaka ya mahame yatangiriyeho nk'umwana azi ko ariko ubuzima bugomba kumera nubwo abatarabizi biba biri ahantu muri subconscious ariko biranga bikagenga ubuzima bwe uko byakagenda kose uko yabyanga nubwo yabyemera ariko akenshi biranga bikagenga ubuzima bwe ubwenge bwacu n'ubushobozi bwacu kandi kuri buri muntu ni binini ikibazo nuko ntabwo tubikoresha uko byakagombye gukora kubera za limite niba navuga limite cyangwa za mbogamizi twakuze tuzi kubera ko uko tumeze abantu ntabwo dukunda icyo tutazi ugize imana hakaba hari ikintu uzi hakaba hari system uzi ko ikora niyo uguma ukora nicyo rero usanga kenshi no guhinduka no kujya mu kintu gitandukanye bidutera ubwoba kubera ko ntabwo tuzi ikiriyo iyo umuntu akura conscience ye irakura noneho nawe agatangira gushyiramo ubwenge bw'ubuzima akavuga ati okay ubuzima nyamara bumeze gutya bitewe nuko abona abantu noneho hajeho televiziyo hajeho ibitabo ku buryo ushaka kumenya n'abandi bantu bari iyo bigwa ubuzima bwabo ukuntu babaho ubuzima none bikaba byagutera kuvuga okay uzi ko burya ubuzima nize butari ubungubu gusa hari n'ubundi buzima burenze ubungubu ariko akenshi nubwo tubibona gutya ariko kenshi tugira ubwago kujya muri icyo kintu tutamenyereye kubera za mbogamizi za limite twagize kubera ukuntu twize mu by'ukuri ubuzima uko buri none ugasanga tugumye muri ya comfort yacu ntidushake kurenga ya mipaka mu by'ukuri iyo study uwo muntu yayikoresheje arimo gusobanura impamvu bari bamubajije impamvu ni gute abakire baguma ari abakire n'abakene bakaguma ari abakene yararimo kubisobanura avuga ukuntu mu by'ukuri umwana ashobora kuba avukira muri famiye y'abakene akaba azi ubwenge ariko ugasanga bigeze hanze mu buzima busanzwe wa mwana wavukiye muri famiye z'abakire we n'ubundi kandi wenda yaramurushaga ubwenge uwo mwana w'umukene arashoga ubwenge uwo mwana w'umukene ko bagera mu buzima busanzwe bwo hanze ugasanga n'ubundi ubuzima buragoye wa mwana w'umukire we navuga ngo abaye successful kurusha wa mwana w'umukene kuko ibyo ari byose mu buzima twese tuba dushaka amafaranga n'abavuga ngo amafaranga ntago ari ngombwa ngo amafaranga ntago agira ntago ari yatera umunezero ariko bashaka kuba batazi iyo uraye
ukanuye utazi icyo ukuzishyura inzoje cyangwa utazi ko uzabona amafaranga ya minerivare y'umwana. Ariko nyanga kenshi n'ubundi ababivuga no kugira ngo mwikonsore kugira ngo uve ko ashobora kwishima adafite amafaranga. Ariko mu by'ukuri dukeneye amafaranga kuko ibintu byose byo kuri iyi si bikeneye amafaranga. Twese nicyo tuba duharanira ku byari byo byose gukira, nubwo umuntu ataba adashaka kuvuga ngo bimwe byo kuba umuherwe wenda n'ibyo umuntu yavuga, ariko umuntu akagira ibyangombwa bituma agira ubuzima, akaryama agasinzira, akaba yashobora kuba yakwishyura ibyo ashoboye. Ubwo rero ikintu yarimo kuvuga ni uko muri uko kuntu ababyeyi bamenyereza umwana, ikosa dukunda gukora ni uko bitewe n'uko kandi koko nako niko baba baratwigishije uko tubona ubuzima niko twigisha n'umwana, tukambwira ubuzima buragoye, nuko tugashyiraho imbogamizi ku buzima bwe hakiri kare. Noneho ugasanga wa mwana w'umukire we hari ukuntu bamwigisha, noneho nubwo njyewe wenda mbere naratekereza nkavuga nti wenda nuko umwana w'umukene wenda we anajya mu buzima busanzwe nta n'ikintu ababyeyi we ko ntacyo baba bafite, nta kintu bamuhaye cyo gutangirira, akajya gutangirira kuri zero, naho umwana w'umukire we akaba afite aho atangirira. Ariko se kugira amafaranga ni ikintu kimwe, burya no kuyagumana ni ikindi. Ibyo byo bisaba ubwenge. Ushobora kugira amafaranga, ushobora kuba amafaranga menshi cyane, ejo ugasanga yose yakurangiranye. Ariko akenshi abakiri ikintu bashobora nuko bamenya kuyabyaza umusaruro, ahubwo akazamuka. Umwana w'umukire rero akura azi, ntago ari ibintu atekereza, nta nubwo bimusaba ubwenge kubikora, ni nka move abasigaye akora, nka byarabaye nka natire muri we, azi ukuntu amafaranga yabyaza umusaruro, azi ko ubuzima ari uko bumeze, abikora atanabitekerejeho, nta bwenge abushizeho, ariko akamenya move nzima ari bukore, hanyuma ugasanga ubuzima bwe bugenze neza. Naho umwana w'umukene kubera ko yamenyereye bya bindi, nubwo akora cyane agakoresha imbaraga ze zose agakoresha, ariko abikora hahandi hasi kubera ko hari limite deja afite muri subconscious ye idatuma hari icageraho. Nubwo ababizi ati kino kintu gishobora gutuma hari ahongera, ariko bimutera ubwoba cyane, ntabe yanatinyuka kubikora kubera ko niyo programu afite muri we. Kubikora niba abandi nyine usanga iwabo nyine niyandi tuvuga ngo yahinduye amateka. Abenshi nabo ngabo niba abana bafite, navuga ngo hari abana ubwabo bakura kare ugasanga bafite potentialite yo kureba ubuzima bitandukanye cyane nuko ababyeyi babo babureba. Naba kenshi usanga amafamiye baba bavuze ko ari abana bananiranye, ariko akenshi bene abo ngabo niba usanga batangiye kubona ubuzima butandukanye na ya mahame iwabo bafite, noneho ugasanga kenshi niho tuvuga ngo yahinduye amateka y'umuryango we kubera ko we hari ukundi kuntu areba ibindi. Ariko abandi benshi tugendera kuri bya bindi deja ya fondasiyo baba baradushyiriyeho, ugasanga famiye, abana, umuryango urakomeje, abuzukuruza bose biguma ahantu hamwe. Ubuzima ni bugari, umuntu ikintu ashobora gukora ntabwo wabisobanukirwa, wenda ubibona kenshi iyo ugeze mu gihe nta bundi buryo ufite usibye kubikora, niho ubona ubushobozi burya umuntu ashobora kugira abishatse. Umwana rero nk'ababyeyi tugomba gutangira kwigisha abana ko ubuzima twagize nta n'uburiye n'ubwo baba bazagira. Nubwo Imana iba yarabudahaye ngo tubarere, ariko baba bafite ubundi buzima ku ruhande, nta hantu buhuriye n'ubwo twe twagize. Niba hari limite y'ubuzima bwanjye bwagezemo, ntabwo bivuga ko nawe ari byo bigomba kumubaho. Niba ubuzima bwarangoye, nta hantu byanditse ko nawe ubuzima bugomba kuzamugora. Ni igihe icyiza cy'ubushakashatsi nk'ubwo ngubwo ni uko bituma byibura tumenya ngo niki nshobora guhindura. Twese tuba dushaka ko abana bacu bazagira ubuzima bwiza, niki nshobora guhindura, aho kugira ngo jite ntegereze bizagenda bite. Ahubwo umuntu agatangira hakiri kare kumurera ku buryo ahubwo azagera kuri bwa buzima umuntu wese yifuza, bwa buzima buzamuha kuba yakwigeza ku cyo ashatse. Kandi ntekereza ko ibyo ngibyo byose nk'uko nyine ibyo tubigisha byose n'ubundi bijya muri subconscious, n'ubundi n'ibindi byose umuntu ashobora kumwigisha kuva ari mutoya, cyane cyane muri iyo myaka ya mbere. Nicyo
irindwi ya mbere nicyo gihe umuntu yakwigishije umwana akamubwira ati igishoboye kuza mu mutwe wawe cyose uba ushobora kukigeraho, nta mbogamizi n'imwe, hahora hari ibisubizo. Icyo ushaka kugeraho cyose, icyangombwa nuko uhaguruka ugashaka inzira zikigeraho. Niba iyi nzira idakunze, haba hari indi nzira, haba hari indi nzira. Ariko umwana ni ukuvuga ko icyiza cyabyo ni uko umwana umuntu ashobora kumumenyereza kuva ari mutoya ko icyo ashaka kugeraho cyose, aho kugira ngo azabeho yifuza ikintu kandi ategereza ko atakigeraho, icyo yifuza ashobora kukigeraho. Byose nuko ahaguruka agashyiramo imbaraga ze, agashyiramo kwihangana n'igihe, hanyuma icyo ashaka cyose akaba yakigeraho. Kuko n'ababigezeho bose n'aba baravukiye amezi 9, ntagaruka ari abahanga kurusha abandi, ahubwo nuko nyine wayakuze afite iyo fondasiyo y'ubuzima, azi ko ati icyo nshaka kugeraho ngomba kugiharanira. Ntabwo kubera yuko iwacu ari abakene bivuga ko ubwo nanjye nta ngomba kugarukira aho ngaho. Nshobora guhindura ibintu kereka icyo ntashyize mu mutwe wanjye ngomba kugiharanira, nkashaka inzira ikigezaho. Nicyo kintu ngiye numvaga nyine iyo study mu by'ukuri nicyo kintu cyiza cya mbere yerekanye, nuko umuntu ashobora guha umwana information za ngombwa zishobora kuzamufasha. Icyo gihe nk'umubyeyi ukaba unizeye yuko naba n'umuntu mukuru nta kibazo azagira, we azamenya gushaka ibisubizo. Muri video itaha nzavuga kuri uko umuntu nk'umuntu mukuru, niba hari ayo mahame wakuranye atuma hari icyo udashobora kugeraho kubera ko ugira ubwoba, kubera ko hari limite ufite, uzi ko ari aho ngaho ugomba kugarukira, ni gute umuntu ashobora guhindura ayo mahame. Ngaho umunsi mwiza, turi kumwe muri video itaha. Uko umuntu agenda akura rero niko conscience ye noneho igenda nayo ikura, igatangira gukora cyane kurusha subconscience. Noneho ni hahandi umuntu utangira kubona ubuzima bitandukanye na ya mahame ravuga ababyeyi cyangwa societe yakwigishije cyangwa rorishije. Noneho ugatangira kubona ubuzima mu buryo bwawe, kubera ko no utangira gukoresha ubwenge bwawe, ugatangira gukoresha conscience yawe. Aho rero niho noneho nkuko twavugaga ngo muri video ishize ko navuze kubera za mbogamizi rimwe na rimwe zijya ziboneka mu cyangwa limite ziboneka bitewe na ya mahame ababyeyi bakwigishije, kuko nabo nicyo baba baramenye nizo limite baba bagize zo mu buzima. So akaba ari byo bakwigisha, kandi bakwigisha ati ubuzima bumeze gutya, ubuzima buragora, ubuzima ntushobora kugera kuri iki bintu nk'ibyo ngibyo. Niho rero noneho ushobora kuba iyo utangiye kumenya icyo kintu cyuko hari amahame ubuzima bwawe bugenderaho, wabikunda utabikunda, noneho ukavuga uti okay, noneho n'iki nshobora gukora nkoresheje ubwenge bwanjye ku buryo nshobora nkahindura amateka yanjye cyangwa nkahindura amateka y'ubuzima. Ariko akenshi benshi biratugora kubera ko hari uko kuntu twaramenyeye tuzi systeme, ubuziti ndanyura ahangaha biragenda gutya. Iyo bigeze ahantu rero ugomba kunyura mu nzira utazi kiri buvemo, nubwo wabizi ko ari inzira igeze ahantu heza ariko utazi icyo uburiremo nacyo, abantu benshi turahahamuka. Nta nubwo ari ukugira ubwoba gusa, umuntu arahahamuka noneho ahubwo akabireka akavuga ati reka nigumire muri nabwa comfort zone yanjye. Ariko hari ikintu umuntu ashobora gukora.